Showbiz News Rwanda. Sam Karenzi rero we yatangaje kuko nimba abantu bose barebwa n'amategeko uyu KNC akwiye kwitaba urwego rw'igihugu rw'ugenzacyaha REB bitewe n'amagambo yatangaje aho yafashe abanyamakuru ba siporo akabagereranya n'uwo bita Leo cyangwa se Mugesera. Mu gitondo cyo kuri wa mbere nibwo nyiri Radio TV1 akaba n'umunyamakuru wayo KNC yavuze ko abanyamakuru ba siporo mu Rwanda bari mu batumye abafana bateza imvururu ku mukino wa Leo Sport na Mugesera ndetse na Bugesera FC wahagaritswe utarangiye. N'umukino rero wahagaritswe utarangiye kubera imvururu zatewe n'abafana bagaragaje ko batishimiye imisifuri ibyo mwagiye mubibona. Ubwo rero uyu nguyu KNC yaravuze ati ndashaka mbabwira ikintu kimwe, abanyamakuru dufite uruhare rukomeye mu gutuma ibintu byabaye biba. Kugumura abaturage kubera iki cyangwa se tugumura abaturage kubera iki? Numvisha ubukangurambaga bwakozwe n'itangazamakuru numva gahinda karanyishe. N'abakora iperereza ibi nabyo mugomba kubirebaho. Kubona itangazamakuru rimara icyumweru rivuga ukuntu Rayon Sport izibwa cyangwa se yibwa. Yavuze ko abafana bagiye kureba umukino bagendera ku byari byatangajwe n'abanyamakuru ndetse ko ibyabaye ku mukino nta bidasanzwe. Mu magambo yagize ati abaje kureba umupira baje bagendera kuri ibi ngibi, twebwe itangazamakuru dusa naho twabashyizemo, dusa naho turimo kubategura kuzakora imvururu. Itangazamakuru rero twishe umupira ku rwego rwo kwangiza abafana. Eze kuko nawe ni kubibona abona koko itangazamakuru ari ryo ryatumye biriya bintu ziramvururu ziba kuri ya mukino wa Rayon Sport na Bugesera FC. Hanyuma rero icyabaye mu mukino nta kidasanzwe, biriya twarabibonye iyo uza kubona se indi mikino yabaye, ariko ntabwo byari gutuma ibintu bifata ruriya rwego iyo abaturage bataza barozwe n'itangazamakuru ryacu. Ntabwo ibi bikunda, ntabwo iki ari igihugu cyo gukiniramo, turimo turareba abo mu mupira gusa, ariko twebwe nk'abatangariza abantu ibintu natwe dufite amakosa. KNC rero yavuze ko ibyakozwe n'abafana abishyira ku icengezamatwara ryakozwe n'abanyamakuru ndetse anajyanye abanyamakuru ba siporo na Leo Mugesera wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu magambo yagize ati ibyo abafana bakoze ndabishyira ku icengezamatwara, navuga ko yakozwe n'itangazamakuru, mvuga rimaze guta umurongo ndetse rimaze guhinduka ico. KNC ko n'ubundi mu bisanzwe ni umuntu uvuga amagambo akomeye cyane, ubwo niyo magambo yagendaga avuga. REB rero nimpamagara nditaba, ibyabaye imbere y'uyu mukino ntaho bitandukanye n'ibyakozwe na Leo Mugesera. Niba kuko dukora mu gihugu gifite umurongo, ibi nabyo bigomba guhinduka. Bamwe iki gihugu twakigize amaraso, ntabwo ari twakiguza amaraso. Bamwe iki gihugu twakiguza amaraso, ntabwo ari ukuza umuntu akabyimba amatama agakora ibintu biri aho ngaho gusa. Nyuma rero byatangajwe na KNC wanenze itangazamakuru rya siporo nyiri SKFM cyangwa Sam Karenzi FM, akaba ari umunyamakuru kuri yo. Mu kiganiro urukiko rw'ikirenga, Sam Karenzi yavuze ko KNC akwiye kwitaba REB niba abantu bose barebwa n'amategeko bitewe n'ibyo yatangaje ageranya abanyamakuru ba siporo n'uwakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu magambo yagize ati KNC ni umunyamakuru nkatwe twese, ntabwo ari umuyobozi, ntabwo ari Scovia Mutesi, ntabwo kandi ari umuyobozi wacu. KNC rero afite radio nk'abandi bose bazifite, ni umufana wa Gasogi United, akaba perezida wayo, ubundi akabihuza n'itangazamakuru nk'akazi ke. Niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, akwiye kuba uwa mbere witaba REB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabajyanya n'abantu bakoze jenoside. Niba wa mbere ukwiye kwitaba REB agasobanura ibyo bintu. Ntabwo ndi umuvugizi w'abanyamakuru, ariko ndiwe Agire Sport hakwitangazo ryanyu ryamagana ibintu. Ntabwo dukeneye ko abatwumva badushyira mu gatebo kamwe n'abakoze jenoside. Ntabwo KNC ari we wenyine ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo kuri siporo yo mu Rwanda. Yavuze ko KNC atari we wera muri siporo ku buryo yahitaho umurongo akavuga ati ntabwo ari we muntu wera muri siporo ku buryo ari we muntu ukwiye kuyiha umurongo. Ntabwo KNC ari ukunda igihugu cyangwa siporo y'igihugu kurusha twese abanyarwanda. Ntabwo KNC akwiye kugeranya abanyamakuru ba siporo n'abakoze jenoside. Yavuze ko KNC atari we ukwiye kubigisha uko bakora kuko atabibarusha. Ngo rero Sam Karenzi ubwo urumva ni intambara itangiye gututumba hagati y'aba bombi. Sam Karenzi rero yavuze ko KNC agomba kwitaba REB niba abantu bose barebwa n'amategeko. Ntabwo ari ubwa mbere Sam Karenzi ateranya amagambo na KNC,
mu ntangiriro za 2024 abombi bateranye amagambo bivuye ku iseswa rya Gasogi United ryari ryatangajwe na Kenisi. Ni impaka zatangiye kuva Kenisi yatangaza ko atishimiye ibera mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, bityo ko afashe icyemezo cyo kukuramo ikipe ye bwite. Uyu mwanzuro rero ntiwavuzweho rumwe no dake by'umwihariko mu itangazamakuru cyane cyane kuri Fine FM. Bamuhamagaye mu kiganiro bagashyamirana cyane mu buryo bwisanzuye. Kenisi yongeye kugaragara imbere y'itangazamakuru yikomanya amakuru bavuze ko Gasogi United FC yagize uruhare mu mikorere mibi y'ibindi bigo bye. Mu magambo yagize ati reka mbonereho gusubiza abari kuvuga ubusanga ikipe yamunaniye se hari wagutumiye nguze kuyifasha. Ubwo amagambo Kenisi yavugaga muri icyo gihe. Abo babivuga rero bashobora kuba batazi n'ifaranga iryari ryo, barimo barasakuza kugira ngo babone ubusa bwa YouTube. Ndagira ngo mbibabwire nta waje kumuganyira, nta wasibye imyitozo, ibyo babyumva. Ubwo ni muri kiragiye Gasogi nyine United yari yahagaritswe abantu bavuga yuko byaratumye n'ibindi bigo bye bikora nabwo birimo nyine n'ubundi bindi binyamakuru. Mu nkuru dukesha abanyamakuru Kenisi yakomeje agira ati rero abantu bajye batera ibipfunsa aho bashyikira, biriya nabyita nko kwisumbukuruza, ni nko kubona urukwavu rujya mu gitaramo cy'intare. Ibi iby'abantu banini ibi ni iby'abantu banini bashoboye, ntabwo ari ligue y'umwana ujya kwisamira ubusa. Yongeyeho mu gihe cyo gutangiza Gasogi United hari abamubwiye ko itazamara imyaka y'imikino 5 ngo ariko akabivuga ababivugaga nibo bari kuvuga menshi mu gihe kitari icyanyacyo. Ati ubwo uwo ntabonye mu kiriyo cya mama sinzamubone mu kiriyo cyene yanjye. Sam Karenziro yavuze ko Kenisi yagize ikimwaro ku bikorwa yakoze ndetse anafite uburenganzira busesuye bwo kugira icyo bivugwaho. Ati ikimwaro ko ugihimbeyemo umujinya. Aribwo Sam Karenzi yabwiraga ngo Kenisi ntabwo ujye ubona abagabo batahashye bakirakaza kugira ngo batababaza impamvu batahashye bigize intare. Gukina singeso, ariko nibaza ko urwego turiho nawe yarubayemo. Wenda bishobora kutihuta nkuko we byihuse, ariko ntawe natwe tuzagerayo. Karenzi rero yasembuwe na mugenzi we bakorana ikiganiro Muramira Regis wamwishuriye ko hari ibiganiro bicukumbuye Kenisi azamukoraho bigaragaza ko ari mu bishe ruhago y'u Rwanda. Ati ajya avugira hariya Radio TVN1 nanjye mvugira aha akore operation nkore indi. Ni muri cya gihe operation nyine zari ziharawe ngo operation murabizi cyane kuri YouTube. Uzamumbwira uti nta bwoba na buke, nushaka uzamara umwaka, ibyinshi uzabihimba kuko nta bihari. None se yica umupira ate ntahahuriye nawo? Ariko nge nzavuga ibiri byo, ntabwo nge ngiwe, ntabwo musenga. Ntiyakabaye ahubwo yicarana na Haji Mudaheranwa Yusufu bakaganira. Maze imyaka 15 ndi mu itangazamakuru nta n'igiceri ndasaba Kenisi cyangwa ngo akime ku bushake bwe. Sinumva ukuntu nabaho ndi kumaji kuko Kenisi afite amafaranga. Ibyo nabona birantunze n'umuryango wanjye, ibyo nakora nemeranya nabyo. Nababara zaje mu nzego za RMC cyangwa se Rwanda Media Commission zirahari. Nshobora kuba ndi umukene nkabaho neza kumurusha. Gusesa rero Gasogi byatewe no kuba Kenisi atarishimiye imisifure yaranze uyu mukino. Avuga ko arambiwe umwanda uri mu mupira w'amaguru ndetse atazongera gushora imari muri ruhago y'u Rwanda. Muri ibyo biha abakinnyi b'iyi kipe basabwe gukora imyitozo bashishikaye, mu gihe ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa ryavuga ko itemerewe gusiba imikino ya shampiyona kandi itarasubizwa ku cyemezo cyayo cyo gusezera. Kenisi rero akunze kugaragaza ko hari byinshi byo gukosorwa mu mupira w'amaguru tayari. N'ubu ngubu rero urumva ko atangiye gushyamirana na bagenzi be. Ku rundi ruhande hari indi nkuru n'ubundi ya Bruce Melody nanze kugenda ntayivuze. Hari bimwe mu byo wamenya ku ndirimbo ya Bruce Melody izaba yitwa Pom Pom ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz. Ya ndirimbo tumaze iminsi dutegereje. Bruce Melody na Diamond Platnumz bageze kuri umushinga w'indirimbo Pom Pom. Aba bombi bakaba bazayihuriramo by'umwihariko ibikorwa byo gufata amashusho yayo byagizwemo uruhare n'umunya Uganda Sasha Verbs. Ikinyamakuru Big A cyo muri Uganda kivuga ko
Sasha Vibes amaze iminsi atunganya amashusho y'indirimbo ya Bruce Melody na Diamond Platnumz izasohoka rero mu minsi iri imbere. Sasha Vibes yavuze ko amashusho y'indirimbo yafashwe mu gihe cy'iminsi 4 ikaba izagaragaramo ababyinnyi barenga 40 mu gihe harimo inkumi 10 n'imodoka 6 zigezweho. Indirimbo rero itegezanijwe amatsiko n'abakunzi b'umuziki yaba mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Sasha Vibes yishuye ko izajya hanze byibuza mu byumweru 2 biri imbere. Amakuru rero ahari ahamya ko iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi mu buryo bw'amajwi yakozwe na CT Beat, umwe mu ba producers bafite izina rikomeye muri Afrika. Si ubwa mbere Diamond Platnumz agiye gukorana indirimbo n'umunyarwanda wa mbere bakoranye ni Mico ndetse The Beat bafitanye indirimbo yise Sinakwibagiwe, ndetse na The Ben bafitanye indirimbo yitwa Why. Ngaho nguko rero ngene nitwa Frere Rose, ukore subscribe na follow kugira ngo tutazacikwa umunsi ku munsi n'ibiganiro tubagezaho. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.